hasi muri kureba mukabona barahiye. Iya kabiri mwese mwamaze kumenya Imana. Ubwo bwamaze kubatera Imana mumaze kumenya iyari. Ha muntu mwavuga ngo Yesu ntabara ntawe. Hano wavuga ngo ryango wabe ntabara wapi? Mwese wamuvuga ngo mana. None iya kabiri nayiguye hasi. Iya gatatu bose uzanye igipimo ukabapima wasanga bemeye Allah. Wasanga bemeye Uwiteka kubera ko bamaze kubona abandi bose barangiye niwo batahira. Nta dini ngo mwese mwamaze kwemera Imana mumaze kuyemezwa n'ubwoba bwanyu. Niyo mpamvu rero iki kintu tugomba kukiganiraho tukamenya Imana tugomba gusenga iyo ariyo, tukamenya n'inshingano zatumye twuza ku Qur'an 51:56. Soma Qur'ani igice cyo cya 51 ku murongo wa 56 ku murongo waho wa 56. Yego inyani kuragira iti iratubwira ngo iki muri Qur'ani igice cyo cya 51 ku murongo wa 56. inyani kuratubwira iti nta kindi kandi nta kindi naremeye amajini n'abantu, nta kindi Imana yaremeye amajini n'abantu bitari ukugira ngo bangaragire. uruvuga ngo Imana yabashije ku isi kugira ngo muyisenge. Nubwo mucuruza mugakora ibindi byose nukugira ngo mugire ubuzima bwiza nimurangiza musenga Imana, ariko itegeko ni ugusenga Imana. Kandi Imana yababujije ko nta kindi mugomba gusenga uretse hano. Bibiliya y'Igiswahili ntabwo ngombwa ngo ujye kuyisoma. Qur'ani y'Igiswahili igaragaza neza ko abantu wowe umwisilamu umuntu akazakubwira ngo Yesu ni Imana, warangiza ukagenda nyamara ngo ntahandi agakiza kari, hahandi kwako kuri uretse gusenga Imana uri muri Islam. Qur'ani 2:21 cangamuka. Qur'ani igice cya 2 ku murongo waho wa kangahe wa 21 haragira ngo iki? Qur'ani igice cya 2 ku murongo waho wa 21. inyani kuratubwira iti yemwe bantu nimusenge Nyagasani wanyu wabaremye. Yemwe bantu nimusenge Nyagasani wanyu wabaremye. mwe n'ababanjirije kugira ngo mumugandukire, kugira ngo murokoke. Nuko ngo niba uri umwisilamu shikama. Ejo twaberetse ko nta yindi dini yanditswe hano muri ibi bitabo, nta yindi. Ufite umurongo ugaragaza indi dini yaba muri Qur'an yaba muri Bibiliya itari Islam azanwa. Ejo mwabonye pasiteri yagiye yavuga ngo idini ry'Ubukristo yigeze abereka aho ryanditse muri Bibiliya, yigeze aho umurongo abo yahaye umurongo washeje, nta murongo yigeze atanga kuko nta dini ry'Ubukristo ryanditswe muri Bibiliya. Ko noneho niba tugeze kuyoboka Imana tugomba kubwiza abantu ukuri. Aha ndacyari muri Qur'an 16:51. Qur'ani igice cyo cya 16 ku murongo waho wa 51. Soma twe. Inyani kuragira iti yatubwira ngo iki? Qur'ani igice cyo cya 16 yego ku murongo waho wa 51 haragira ati haratubwira ngo iki? Allah yaravuze ati yemwe bantu ntimuzasenga Imana ebyiri. Allah ngo yavuze ngo iki? Ntimuzasenga Imana ebyiri. Hari Imana zingahe? Imwe. Muzi ko hari Imana zingahe? Hari bagenzi bacu bafite ebyiri dane eshatu. Wewe uremera ko ari imwe, abana ko ari imwe, abana ko ari ebyiri, abana ko ari eshatu, abana ko ari enye. Abakorinto ba mbere 8:5 cangamuka. Muri Bibiliya niho tugeze. Cangamuka ndaje twagaruka no muri Qur'an. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya kangahe 8:5 haragira ngo iki? Abakorinto ba mbere igice cyaho 8 ku murongo wa 5. inyani kuratubwira iti iratubwira ngo iki? nubwo hari ibindi byitwa Imana, ari ibyo mu ijuru cyangwa mu isi, nk'uko hari Imana nyinshi n'abami benshi, ariko kuri twe hariho Imana imwe. Ariko kuri twe hari Imana zingahe? Imwe. None ko tubabwiye ngo Imana nimwe nkabona mufite ubwoba bwo kubivuga. Imana zingahe? Ngo hariho Imana imwe.
6:63 kubasoma n'abandika. Haratubwira ngo iki? Haratubwira ati Korani igice cya kabiri ku murongo 163. Haratubwira ngo iki? Kandi Imana yanyu ni Imana imwe. Ngo kandi Imana yacu ni Imana zingahe? Imwe. Biblia ati Imana ni imwe. Korani ati Imana ni imwe. Mwe mwarangiza mukazigira uko mushaka. Nyamara Korani yatubwiye ngo tuzagira Imana ebyiri, tuzagira Imana eshatu. Nta nubwo ndi hano kugira ngo mbabwirize uko mwumva. Wenda mwebwe mushobora kuvuga muti ushobora kwongoreka atubwiriza ibyo dukunda, abandi ibyo dukunda, ariko ngewe ndi hano nk'umubwiriza butumwa ugomba kuvuga ijambo ry'Imana, ushaka kemera, ushaka gahakana. Timoteyo 2:4 piga. Timoteyo wa kangahe? Wa kabiri. Timoteyo wa kabiri igice cya 4:3. Haragira ngo iki? Muri Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya 4 ku murongo waho waga hewa kuri 2:3 ariko haragira hati wiki? Timoteyo wa kabiri igice cya 4 ubwiriza abantu ijambo. Haragira hati wiki? Timoteyo wa kabiri igice cya 4 ku murongo waho wa 2. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana. Ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo ry'Imana bamutera amabuye. Hari aho uzagira abantu bakwemere, abandi bahakane, ubabwire bamwe bahaguruke, abandi baguma aho ngaho, ariko bashaka kumva ijambo ry'Imana bazatuza. Komeza uhane, uteshe, uhugure ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima. Ntabwo abantu bazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza. Bashaka kumva iki? Ibibanezeza. Ndakubwiza ukuri dushizemo hano ingoma. Umwami Yesu ari ku ngoma, bose bahita baza bashaka kumva ibibanezeza. Amatwi yabo azaba barya bashaka kumva iki? Kuko amatwi yabo azaba barya bashaka kumva ibibanezeza. Komeza. Bazigwiriza abigishwa bahuje n'irari ryabo. Bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri. Haki. Ndabizi ujimaka cyane. Oyi. Ndakusi. Urambeshyera. Mu mategeko 10 y'Imana. Harimo itegeko rivuga ngo Yesu ni Imana. Oya. Hari itegeko rivuga ngo Yesu ni Imana. Oyi. None si nta tegeko rigaragaza Imana mwayo mategeko. Hiririmo. None se itegeko rikubwira ngo Yesu ni Imana ryavuye nsomera kuva 20 umurongo wa mbere. Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere. Haragira ati ngwiki? Imana ivuga amagambo yose iti. N'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Sinzi niba turi kujyana. Hano Imana yavuga ngo n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cy'uburetwa. Ngo ntukagire iki? Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ndagira ngo tujyane tuganire. Ntabwo bigomba ko abemera ko ari Uwiteka bashyira hejuru. Hano nyamita uzima mu mitangira ikibazo. Ntuzagire izindi mana ngo ugire gute? Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Ntukiyemere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru. Nushaka kurekera aho ngaho. Nukuvuga hari ukuntu dukirana, twamara gukirana hakaba hari ufite imyumvire akavuga ati nta gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye, aho Imana yamara umubiri igahinduka umuntu. Bita nibaza hariho Imana zingahe? Ese ko kuremera ko hariho Imana imwe? Urugero gatoya Abakolosayi 3 umurongo wa mbere. Haratubwira ngo iki? Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo. Mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari. Hehe? Yicaye iburyo bw'Imana.
bw'Imana. Ngo Yesu yicaye hehe? Iburyo bw'Imana. N'ab'Imana nira yicaye iburyo ikaba Imana, zibaye Imana zingahe? Zibiri. Zibaye Imana zingahe? Ebyiri. Yesu niba ari Imana nira yicaye iburyo ikaba Imana, ntizibaye Imana ebyiri? None hariho Imana ebyiri? Aya. Urabona hano hari umugabo bita Stefano, ibintu byarabisobanukiwe. Ibyakozwe n'umwe 7:54. Soma. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 7 ku murongo wa 54 kubasoma n'abandika. Haragira hati biki ngo babyumvise batyo bazabiranywa n'uburakari bamuhekenyera amenyo Stefano. ariko Stefano yuzuye umwuka wera nawe ubwiza bw'Imana iyo yuzuye umwuka nuko Stefano yuzuye umwuka wera ararama hejuru atumbira mu ijuru abona ubwiza bw'Imana. Abona iki? Ubwiza bw'Imana Nande na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. ubwo zibaye zingahe? Niba Yesu ari Imana abaziri yarebye ntabwo zaba zibaye ebyiri. Stefano yarabarebye abona ko muzavuga ko Yesu ari Imana, arangije arasobanura. Nkomeza musi gatoya. abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Tugende. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikinguye n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Stefano yemeje ko Yesu ari umwana w'umuntu. N'umwana w'umuntu yicaye hehe? Iburyo bw'Imana. Iburyo bw'ubushobozi bw'Imana. Ese none Imana ishobora kuba umuntu? Niba Yesu ari umuntu, Imana ishobora kuba umuntu? Ntabwo bishoboka. Kora 23:19. Kubara igice cya 23 19 ku murongo waho wa 19. Kubasoma n'abandika. Inyandiko iratubwira iti kubara igice cya 23 ku murongo wa 19 haragira ati Imana si umuntu ngibeshye. Imana si umuntu ngibeshye kandi si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Yesu we ese waba uri umuntu? Yohana wa 40 kubasoma n'abacangamuka haragira hati haragira ngo iki? Yesu arababwira ati Yohana igice cya 8 ku murongo wa 40 atariko none dore murashaka kunyica. Ariko none dore ugiye kunkubita inkoni. Sindagukwepa. None Imana yakwepa abantu yaremye. Ariko none dore murashaka kunyica. Uwakwica Imana ninde? Ariko none dore murashaka kunyica. Kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri. Yesu barashaka kumwica kandi ari umuntu. Yesu barashaka kumwica kandi ari umuntu ubabwira iby'ukuri. Ibyo numvise ku Mana. Uzi ijambo yababwiye ryo bamuziza? Nuko yababwiye ngo wowe ni intumwa y'Imana, hariho Imana imwe. Yababwiye ngo umuntu utazemera ko Yesu ari intumwa y'Imana nta juru azajyamo. Yohana 17:3. Yohana igice cya 17 ku murongo wa 3 haragira hati ngwiki ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri yonyine. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo. Ubwo Yesu ni intumwa yande y'Imana. Nuko ngo kugira muzajya mu ijuru nuko mwemera ko ari Imana imwe, mukemera ko na Yesu ari intumwa y'Imana. None abo bantu tubabwira iki? Ibyakozwe n'intumwa 2:22 cangamuka. Ibyakozwe n'intumwa igice cyo cya 2 ku murongo waho wa 22 haragira hati haratubwira ngo iki? Inyandiko iragira iti wiki yemwe abagabo ba Isirayeli mwe, yemwe abaturage mutuye ahangaha, nimwumva aya magambo, nimwumva izi nyigisho. Yesu w'i Nazareti wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye. Wa muntu Imana yahamirishije iki? Imirimo ikomeye. Niki? N'ibitangaza. Haruhakana ko Yesu atakoresha ibitangaza n'Imana n'ibimenyetso
nk'uko mubizi ubwanyu. Kuri ibyo bitangaza ninjya kwibagirwa nimpagera unyibutse gato. Ngira muri Korani 6:102. Korani igice cyo cya 6 ku murongo waho 102 haragira ngo iki? Korani igice cyo cya 6 ku murongo waho 102 changa muka. Iyo ni kuragira iti yatubwira ngo iki? Uwo ni Allah, uwo ni Uwiteka nyagasani wanyu. Yego nyagasani wanyu Uwo ni Allah, uwo ni nyagasani wanyu. Ukwiye gusengwa, nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse we. Nta yindi mana ikwiye gusengwa uretse we, umuremyi wa byose, umuremyi wa buri kintu cyose. Psalm 44:24. Yesaya 44 ku murongo wa 24. Iracanganya. Haragira ati Yesaya 44 ku murongo wa 24 haragira ati ndashaka kureba iryo koti cyangwa muka. Iyo ni kuratubwira iti ubiki? Uwiteka umucunguzi wawe, Uwiteka umucunguzi wawe ari wowe gukujije yaraye kiri mu nda. Aravuga ati Uwiteka ni jye waremye byose. Uwiteka ni jye waremye byose. Hagara gatoyi. Uwiteka ni jye waremye byose. Icyo si Kinyarwanda cyumvikana byose. Utabyumva? Uwiteka ni jye waremye byose. Ibyasigaye Yesu yaremye ni bihe? Ubu se Yesu yaremye ni umubya? Luka igice cy'umurongo waho wa 8. Iyo ni kuragira iti Luka igice cyo kuri 6 cyangwa na kibazo. Luka 4:6. Luka igice cyo cya 4 ku murongo wa 6 haragira ati haragira ngo iki? aramubwira ati ndaguha ubutware bwose. Satani abwira Yesu ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari jye wabugabanye kandi mbugabira uwo shaka wese. Sawa. Komeza. Nuko numfukamira ukandamya. Satani abwira Yesu ati numfukamira ukandamya buriya bwose. ntabwo uri kureba bakubwiye ngo senga ushira gahanga hasi wapi bacumva igisubizo. Satani abwira Yesu ati numfukamira ukandamya biriya byose ndabiguha. Yesu yashubije ngo iki Satani? Yesu amusubiza ati handitswe ngo uremye Uwiteka Imana yawe aba ari ikorera yonyine. Yesu arababwira ngo mujye musenga Imana mushize agahanga hasi. Buri muntu wese atekereze yari yabikora. Nariyo mpamvu Yesu mu misengere yasengaga ashize agahanga hasi. Satani arashaka ngo uko dusenga Imana aba ariko tumusenga. Yesu aramubwiye ngo handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe. Ngo ntabwo rero ko Yesu ari Uwiteka. Yesu yaberekaga Imana tugomba gusenga iyo ariyo. Bivuga ngo rero iki kintu kigomba kumvikana. Psalm 5:5. haragira ngo iki? 45 ku murongo wa 5 haragira ati nijye Uwiteka nta wundi. Nta yindi Mana ibaho itari jye. Nta yindi Mana. Iki si Kinyarwanda ariko. Nta yindi Mana ibaho itari Uwiteka. Nzagukenyeza nubwo utigeze kumenya. Kugira ngo uhere iburasirazuba ukageza iburengerazuba bamenye ko ari nta yindi iriho itari jye. Bamenye ko nta yindi Mana ibaho itari Uwiteka. Nijye Uwiteka nta wundi ubaho. Izo mana zindi zose ni pirate. Izo mana zindi zose ni impimbano. Uwiteka Allah niwe Mana wenyine. Izo zindi mana zose muzana ntabwo zemewe. Timoteyo 2:3. Timoteyo wa mbere igice cyo cya 2 ku murongo wa 3 haragira ngo iki? Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ibi nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana ishaka ko mwese mujya mu ijuru, abandi murashaka kujya mu muriro. Imana ishaka ko abantu bose mukizwa mukamenya ukuri. Kuko hariho Imana imwe. Ukuri nuko hariho Imana imwe.
uwo muntu ari wende Yesu Kristo. Ariko muzi ko Yesu Kristo yari afite mushiki we. Uri umuntu warongoye mushiki wa Yesu yarongoye mushiki w'Imana. Uri agiye gukwa mushiki wa Yesu yakwereye Imana. Ntabwo bazi barabibahisha. Muzi ko Yesu afite inkomoko. Matayo rimwe umutwe w'amagambo soma. Matayo igice cya mbere ku murongo waho wa mbere umutwe w'amagambo haragira hati amazina y'abasekuruza ba Yesu. Uragira ikibazo amanika ariko amazina y'abasekuruza bande ba Yesu. Amazina y'abasekuruza bande ba Yesu. None Imana ifite sekuru. Imana ifite nyirakuru. Oya. Amazina y'abasekuruza bande ba Yesu. Yesu mwene nde amasekuruza ya Yesu Kristo. Amasekuruza ya Yesu Kristo. Mwene Dawidi. Mwene Abrahamu ngaya. Ngira muri ntagatifu. Some ni ntagatifu. Soma ntagatifu mu bisobanuro bumve. Rimwe. Haragira hati. Muri Matayo igice cya mbere ku murongo waho wa mbere. Soma. Inyandiko iratubwira iti. Iratubwira ngo iki? Amasekuruza ya Yesu. Amasekuruza ya Yesu Kristo. Dore igitabo cy'amasekuruza ya Yesu Kristo. Wamba bari ukajya mu bisobanuro rimwe. Amasekuruza Matayo arashaka kwerekana ko Yesu ari we mukiza w'ukuri. Matayo arashaka kwerekana ko Yesu ari iki? Ari we mukiza w'ukuri. Akomoka kuri Aburahamu. Yesu akomoka kuri nde? Kuri Aburahamu. None Aburahamu ni Imana. Aburahamu ni Imana. Yesu akomoka kuri nde? Kuri Aburahamu. Ninde utazi ijambo gukomoka? Hano urabona hari ikindi kintu gikomeye. Twese twamaze kwemera ko Imana ari zingahe? Imwe. Ndagira ngo mbabwire harafite igitabo cyanditswe n'abayovu. Habavuga mbese ese ubutatu ni inyigisho za Bibiliya. Handitswemo ngo ubutatu ntabwo ari inyigisho za Bibiliya. Bigaragara ko ubutatu bwabayeho muri 325. Ariko uyu munsi wa none murebe ukuntu twirirwa dukirana Yesu ni Imana kandi niho byahereye. 325 inama irimo abasenyeri 298 bemeza ko Yesu ari Imana. Babiri barabyanga. Iki gitabo kiri hano. Ushaka mbwira se nkigwe. Kiraho nta kiza. Bemeza ko Yesu ari Imana. Inama iyobowe na Constantine. Muri 381 igitabo kiri hari. Abacurabwenge bize bya teologiya bemeje ko n'umwuka wera ubaye Imana. Sibyo turigo turugukirana nabyo. None ikibazo kikaza ngo Yesu ni umwana w'Imana. Yo bigeze aho ngaho buri muntu wese urabona haje. Buri muntu wese yirwanaho. Ati none se ntabwo wemera ko Yesu ari umwana w'Imana? Oya. Inyi byari iki? Inka. Inyi byari iki? Inka. Ihene byari iki? Ihene. Yari ihene mwikabyara zibena zingahe? Ebyiri. Inka yari mwikabyara zibena zingahe? Ebyiri. None Imana ibyaye yabyara umuntu. Yabyara indi Mana. Imana ibyaye yabyara umuntu. Yabyara indi Mana. Si yabyara Imana. Zikaba Imana zingahe? Ebyiri. Ariko zibaye ebyiri zarwana. Zahita zirwana. Zakwicana. Urabona zibaye ebyiri. Urwango imwe yavuga iti turashaka yuko uyu munsi muri uyu mujyi hagwa imvura. Ibindi gahita biti muri uriya mujyi hari umuntu wansuzugwe ntabwira ibugweyo. Urabona abantu batwumva bo nta kibazo. Yesu yagaragaje ko abavuga butumwa tuzahura n'ibibazo. Umbabare usheme mu kabaraga. Yesu yagaragaje ko twe dufata mikoro. Niba ndi hano kugira ngo munyemere, niba ndi hano kugira ngo mabwire mwishime, niba mbabwire ibinyoma nzabibazwa. Niba mbabwire amafuti nzayabazwa. Turashaka kugira ngo sinamenye uko nabivuga mwandusha. Nuko ngo hano ijambo ry'Imana rashaka kurivuga uko riri. Uvuko Yesu yavuze. Matayo 24:27 Matayo 24:27 Ngwiki haragira ngo iki? Inyandiko iratubwira iti kuko nk'uko umurabyo urabiriza iburasirazuba ukabonekeraho rirengera ukabonekeraho izuba rirengera niko no
kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Ngo niko no kuza kw'iki? K'umwana w'umuntu kuzaba. Uwo ni Yesu. Niko no kuza k'umwana w'umuntu Yesu kuzaba. Komeza. Awe numbiri ni inkongoro ziteranira. Bavuga butumwa uvuga ngo Yesu ni Imana, Yesu ni umwana w'Imana, Yesu na uzajya uhita upfa. Kwa amagambo wagiye ugoreka. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Komeza twumve. Ariko hanyuma y'umubabaro kwihariye muri iyo minsi uwo mwanya izuba rizishima n'ukwezi ntikuzava umwezi wako. Ukwezi ntabwo kuzava umwezi wako. Inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru. Imbaraga zo mu ijuru zagira gute? Imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Kubera iki zizanyeganyega? Nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Yesu no mu ijuru ni umuntu. Komeza twumve. Ndetse n'amoko yose mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru. Ntabwo ari umwana w'Imana. Nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru. Yesu yaciye iteka aravuga ngo tujye tubwiza abantu ko ari umwana w'umuntu. Luka 12:8. Luka igice cya 12 umurongo wa 8 haragira ati hawarekera bakabaza bacangamo. Haragira ati kandi ndababwira yuko Yesu ati kandi ndababwira yuko uzamamiriza imbere y'abantu, uzahamiriza Yesu imbere y'abantu, nanjye umwana w'umuntu uzamamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. na Yesu umwana w'iki? W'umuntu. Na Yesu umwana w'umuntu azagira ate? Azabahamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Uzahakana ko Yesu atari umwana w'umuntu bizagenda bite? Ariko umuntu wese ariko unyihakanira imbere y'abantu, ariko uyihakanira Yesu imbere y'abantu, nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. utazemera ko Yesu ari umwana w'umuntu, Yesu ati nzamwihakanira imbere y'abamarayika b'Imana. Hari abantu benshi bagiye bavuga kuri Yesu, bakavuga kuri Yesu, bakakora iki kuri Yesu. Yesu aya magambo ntabwo ari ubwo bwa mbere yasubiramo. Matayo 7:21. Matayo igice cya 7 ku murongo wa 21. Inyandiko iratubwira iti soma. Matayo 7:21. Benshi umuntu wese umbwira ati mwami mwami. Yesu ati umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu ati umuntu wese umbwira ngo mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, benshi bazabaza Yesu kuri uwo munsi bati, mwami mwami, mwami mwami Yesu, nitwahanuraga mu izina ryawe. Mwami mwami Yesu, nitwahanuraga mu izina ryawe. Nitwirukanaga abadayimoni mu izina. Yesu bibiri fasha gato. Hano sinakubwiye. Reka dutware. Aco bitwaye. Urabona? Hano abantu benshi bavuga ngo Yesu, hano twasomye inyandiko ngo Yesu yakoze ibitangaza. Cyabira bitangaza Yesu yakoze. Kasubira mu inyandiko. Muvandimwe. Sura mu inyandiko ibyakozwe mu 2:22. Ushigaje iminota 2. Nta kibazo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 22. Inyandiko iratubwira iti ngwiki yemwe bagabo ba Isirayeli mwe, nimwumve amagambo Yesu w'i Nazareti, yego ihute, wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza. Wa muntu Imana yahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza by'Imana yamukoreshaga n'ibimenyetso ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Ihangane rwose. Yohana 11 ku murongo wa 32. Yohana 11 ku murongo waho wa 32. Ntabwo ndengaho kabisa. Soma. Haragira ati, haragira ngo iki? Yohana 11 ku murongo wa 32. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye. Tubwizanye ukuri, tutakubeshanya, tubwizanye ukuri. Abana ko Imana ishobora kurira bashira hejuru, umuntu arire n'Imana irire. Abana ko Imana yarira bashira hejuru, ubu Imana yarizwe n'abantu yaremye. Yesu agira ati,
Yesu ararira. Ngo Yesu ararira. None se arashaka ko Imana imuhoza. Imana irarira. Imana irarira. None se Imana yararira. Oya. Ejo nibarangiza ngo Yesu ni Imana bakujana ngo ni bari kuri Ndabirambi. Ndabirambi Imana iba hose ibera hose icyarimwe. Abefeso 4:6. Reka gutegura. Ubundi nta muntu ufite icyo asobanuza ngo tumuhe. Ufite ikibazo. Kugira ngo bataza kuvuga ngo twigishe ngo nitwabahaye umwanya wo gusobanuza. Ufite ikibazo. Banyuzwe. Banyuzwe. Nkomeza inyandiko. Tukomeze muri Yohana. Maze ujye ku Efeso 4 baraba kujya bajya kuri Ndabirambiwe. Imana bayishije wabo ngo bagiye kuri Ndabirambiwe. Ugasiga umugabo wawe ngo ugiye ku musozi. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ko utagomba gusiga umugabo wawe ngo ugiye kurara mu gasozi ngo uri gusenga. Kuko umubiri wawe utwarwa n'umugabo wawe. Nkuko n'umubiri w'umugore utwarwa n'umugabo we. Abakorinto ba mbere 7. Wowe umusiga ugiye he? Kenshi umugabo wawe bikwemereye. Ubu sinagushaka aragukura he? Wawe wagiye ku musozi umaze y'icumweru umugabo wawe arashaka gutera akabari agatera ku giti. Kandi yamurambiwe. Uvuga ngo yagiye kuri Ndabirambiwe. Yagiye kuri Ndabirambiwe. Ntabwo birabyemewe. Komeza tugende. Abefeso kangahe? Abefeso 4:6. Inyandiko iratubwira iti ngwiki Abefeso igice cya 4 ku murongo wa 6. Hariho Imana imwe. Hariho Imana imwe. Ariyo Data wa twese. Ariyo Data wa twese. Udusumba twese. Udusumba twese. Uri hagati yacu twese. Wigenga Imana iri hose. Yibwira irumva ibera hose. Yibwira irumva ntabwo ari ngombwa ngo utumuryango wawe ngo ugiye iriya. Ariko ko ya musozi ntabwo ari byo. Yego ni uburenganzira bwo kujya ushaka ariko menya ko iyo Mana uyisize mu mbere wawe. None tukomeza hanga. Yohana 11. Narengeze ku murongo waho wa 38. Mwumve impamvu Lazaro yazutse. Muyumve komeza twumve. Yohana igice cya 11 twanditse ku murongo wa 38. Yesu yongera gusuhuza umutima. Agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati nimukureho igitare. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera ubona ubwiza bw'Imana. Nuko bakuraho igitare. Bamaze gukuraho igitare intumbi ngiye. Yesu arararama. Uretse gato none niba ari Yesu wazuye Lazaro ko bakwaye igitare akaba ari kumwe n'intumbi araramya ashaka iki? Kuko atayibye ngo haguruka ugende. Arararama avuga ngo iki? Aravuga ati data ndagushimye kukunyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka. Yesu atubwanjye narinzi yuko unyumva iteka. Ariko mbivugiye kubw'abantu bangose. Bose bari kunyumva. Ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Ngo bizere yuko Yesu yatumwe nande? Ni Imana. Lazaro yazutse kwa ngo mwizere ko Yesu yatumwe nande? Ni Imana. None ndababwiye ngo Yesu ni Imana. Reka ndekera. Urasoje? Ndasoje bashira ibibazo niba ntabyo turashiraho indi nyigisho. Wene turi bwakiri ikibazo cy'umuntu utari umusiramu ko nibyo byiza. Kugira ngo kubera ko hari igihe kubaza ni byiza kubera ko ahangaha Yesu aravuze ati niwibutsa bene data ibyo uzabaye umugabura mwiza w'ibya Yesu Kristo. Bivuga ngo ahangaha twese no kuganira hari ibyo uzi tutazi hari natwe ibyo tuzi utazi. Ni uburenganzira kubaza. Muze mubaze biratuma murushaho gusobanukirwa. Reka duhereze rero uyoboye ibiganiro. Ngira ngo rero umuvandimwe arakoze kudusobanurira. Ngira ngo buri mwe wese abangaba bavuze ngo barashaka utari umuyisilamu.
ariko njyewe umuntu wese afite icyo yasobanuza. Hari igihe waba uri umuyisilamu barakubazaga, ariko wenda udafite ubumenyi bushobora kubaza icyo kibazo wabajije. Ngira ngo rero ndabona umuvandimwe arimo kuvuga ati mfite ikibazo, ngira ngo yaza tukamwakira. N'undi wese aze kugira ngo. Hari ikibazo njya ngira abakristo bakatubaza, nanjye kubera kudasobanukirwa neza nkabura icyo nsubiza, ariko pasiteri sinzi aho yahungiye niwe nari kukibaza. Hano hari ikibazo cyabajijwe muri Eziri kivuga ngo muri Yesaya 7:14 havuga ngo dore umwari azasama inda azabyara umwana w'umuhungu azitwa Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Wagera muri Yesaya 8:3 havuga ngo wa mwana wavuzwe muri Yesaya 7:14 ariwe Emmanuel, nuko njya ku muhanuzikazi abyara umwana w'umuhungu, Uwiteka ahera karamubwira ati mwite Maheri Sharari Hashibazi, bisobanuye ngo Ezekiya. Ese Emmanuel bisobanuye ngo Imana iri kumwe natwe niwe Maheri Sharari Hashibazi? Mudufashe mudusobanurire nkatwe tw'abasilamu tutazajya turajijwe. Naam. Arakoze. Ngira ngo nk'uko byari biteganyijwe yari iminsi 3 Pasiteri Alexandre turi kumwe, ariko ngira ngo ibibazo n'icy'umwana mutoya ntabwo yagishubije, numva yuko n'icyo ngicyo ntabwo yari ko gisubiza, birumvikana. Ni ukuvuga ngo iryo somo ni waritanze, kandi iryo somo turebe koko niba ari Yesaya wavugaga uwagiye ku muhanuzikazi ninde. Icyo ni ikibazo rero turaza kugisubiza kuko ibitabo twarabyize, nta kibazo gihari. Aha, reka twakire bindi nka bibiri tujye ku musozo kugira ngo tusobanukirwe. Ntabwo mushaka gusobanuza? Ntabwo ushaka gusobanuza? Reka rero twakiriwe hanyuma dusoze. Ngira ngo ari hajye n'ubundi uragaruka, hanyuma wakire uriya muvandimwe usubize ku bibazo bye. Uwo mwana wavugaga ninde? Ese uwo muhanuzikazi bagiyeho byagenze gute? Bibiliya ibisobanura ite? Father. Mu by'ukuri umuntu ubaza kiriya kibazo iyo umwumvishe itwebwe itanye kutubaza, ubundi intego ntabwo aba ari iriya. Muvandimwe dusomera 9:5 Yesaya 7 nahagaruke. Urabona, soma Yesaya 9:5 cyangwa ngira somera Bibiliya ntagatifu Yesaya 9:5 urebe. Urebe noneho wumva ukuntu hariya muri 7:14 tugomba kumenya byaturutse hehe. Ntabwo ari ukuza abayisilamu musoma igice musoma apana, tugomba kumenya byaturutse ngira mu bisobanuro no kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Iri somo abantu bakoresha YouTube baraza kurisanga kuri Shishoza TV Rwanda. Iryo somo twaricishijeho, ariko katwongera turibasubiriremo inshallah. Nsomera aho ngaho none twumve. Shishoza TV Rwanda. Barajya kuri Shishoza TV bakurikire barabyumva. Soma none twumve. Haragira ngo ibisobanuro twumve. Yesaya ibice 9 kurongo 5 njya mu bisobanuro twumve. Aha. Haragira hati ngwiki nari nashakiye muri mwene Siraki. Yesaya 9:5 mu bisobanuro cya 9 ku murongo wa 5 muri Bibiliya ntagatifu ni Izayi. Haragira hati ngwiki haragira hati umwana yatuvukiye. Mwumve, uwo mwana niwe Emmanuel. Wavuzwe muri Yesaya 7:14. Wavuzwe muri kangaha? Muri Yesaya 7:14. Wabyumvishe?
uwo mwana yavutse tempreza yavutse muri Yesaya 9:5 ubuhanuzi bwe buba muri Yesaya 7:14 dore umwari azasamina Yesaya 8:3 asamina Yesaya 9:5 umwana aravuka none Yesu yavuze ku Matayo 2 ariko tubanza tujyaho ngaho babyumve neza tubanza tuwasoze kabisa umwana yatuvukiye uwo mwana niwe Emmanuel wavuzwe muri 7:14 hasomera aho bahumve ni umuhungu wa Ahazi uwo mwana ngo ni umuhungu wa Ahazi uzima ingoma akitwa Hezekiya none Yesu ise ni Ahazi none Yesu ni Hezekiya oya bivuga ngo rero uriya mwana bavugaga witwa Emmanuel yavutse ku ngoma ya Yesaya ariko Yesu we yavuze ku ngoma yande ya Herode Matayo 2 hasomye Matayo igice cya 2 rega Yesu nta hantu bigeze bamuhamagara Emmanuel Matayo 2 kangahe Matayo 2 ku murongo wa mbere cyangwa nahageze aragira ati Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode Yesu yavutse ku ngoma y'umwami Herode uriya mwana wo muri Yesaya 7:14 Yesaya 8 Yesaya 9:5 avuka ku ngoma yande ya Yesaya n'abantu babiri batandukanye kandi uwo mwana tubonye ko ari Hezekiya ukomoka kuri ande kuri Ahazi bityo rero umuvandimwe uriya mwana ntabwo yari Yesu yavutse mu gisekuruza cya 14 ndetse icyo gihe cye ku ngoma y'umwami Herode muzi neza ko bamuhungishije mu Egiputa icyo twakivuye nta wundi ufite ikibazo hari wari wambajije ikibazo n'umuvandimwe wacu yinjiye idini arahari aracyahari nguriya navyo nkimusubiremo ahari batagira ngo wenda nakimuhimbiye umuvandimwe wacu genda usuze muzehe mu muvandimwe yari afite ikibazo abaza ati se ko nabaye umwisilamu muzanjyana mu mazi ryari rwose dore nguwona yakimbaje nawe nti turaza kugusobanurira nyine ngo muzamubatiza ryari nyine kumushyira mu mazi nawe nuko wavuze namubajije nzabatizwa ryari twakubatije umubatizo wa Yesu urabona subize sobanurira umusore urakoze genda wicaye hariya iyo umuntu abaje ikibazo nk'iki aba ari byiza ko kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa bavandimwe Yesu yari afite abigishwa bangahe 12 Yesu yari afite abigishwa 12 mumbwire umwigisha umwe Yesu yabatije mu mazi mumbwire n'abantu batari abayisilamu mumbwire Yesu yari afite abigishwa 12 Matayo 10 ku murongo wa 2 mumbwire nk'abo bigishwa 12 uwo Yesu yabatije mu mazi ntabwo bazajya mu ijuru turagaruka gatoya harya nyina wa Yesu yitwaga Mariya yitwaga Bikira Mariya none yarabatijwe mu mazi Bikira Mariya yabatijwe mu mazi oya mudufasha ariko Bikira Mariya yabatijwe mu mazi wewe bazabajyana muri Kadridimba hano hari Yorodani hari ndashaka hano kugira ngo duhuze ndashaka hano kugira ngo duhuze nyina wa Yesu Bikira Mariya yari ahari na Yohana mubatiza ahari kubera iki Yohana mubatiza atabatije nyina wa Yesu kandi nyina wa Yesu yari ahari mutubwire niba nyina wa Yesu yarabatijwe icyo ngicyo sawa habuze igisubizo noneho ndagarutse Yohana mubatiza uriya wabatizaga mu mazi yabatijwe mu yihe Yorodani nawe ntabwo yabatijwe hehe mu mazi none abo bose ntabwo bazajya mu ijuru reka tugaruke rero somera Luka 3:15
Luka igice cya gatatu ku murongo wa 15 ku murongo waho wa 15. aha inyandiko iratubwira iti inyandiko iratubwira ngo 15 aragira ati nuko abo bantu bagira amatsiko bose bibwira yuko hari none Yohana yaba ari we Kristo. abantu bose bagira amatsiko bibwira yuko Yohana yaba ari we Kristo. nuko Yohana basubiza bose ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi ariko hazaza undusha ubushobozi ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. uwo ni uzabatirisha umwuka wera. uwo muntu uzaza nyuma ya Yohana ninde? Yesu. ngo Yohana abatirisha iki? Yesu arabwira ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi. uwo ni Yohana. Yohana aravuga ati ni koko jyewe ndabatirisha amazi ariko hazaza undusha ubushobozi ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. uwo azabatirisha iki? umwuka wera. azabatirisha iki? umwuka wera n'amazi n'umuriro. umwuka wera n'amazi. abemera ko umwuka wera w'amazi bashyira hejuru. Yohana yabatirisha iki? amazi. uzaza hanyuma yazabatirisha iki? umwuka wera. ndagira ngo mabwire musomaji haji ngurukira. Yohana amaze kwigisha ariya magambo, ndagira ngo ngaruke kuri pasiteri nawe nubwo yagiye koreka bitwaye homereza iyo nyigisho wumve. homereza akamusigara ku murongo 20. hageze wumve ku murongo waho ngo intera iri mu kuboko kwe kandi azeza imbuga ye cyane amasaka ayahunike mu kigega cye naho umurama azawucanisha umuriro utazima. komeza ku murongo 20. akomeza kubwiriza abantu. Yohana akomeza kubwiriza abantu ubutumwa bwiza kandi abahuguza byinshi. ariko muri icyo gihe umwami Herodi acyashywe na Yohana ku bwa Herodiya. mukamwene se no kubw'ibindi bibi yari yarakoze. kuri ibyo byose yongeraho iki? afata Yohana amushyira mu nzu y'imbohe. Yohana wagize gute? bamushyize mu nzu y'imbohe. bamufunze kuri 3:15 kugeza kuri 20. uyu Yohana ntabwo yigeze ahura na Yesu. ni bya bintu bavuga ngo ikosora. ndagira ngo mbabaze haji genda giye. ndagira ngo mbabaze ogenze. ndagira ngo mbabaze mutubwire Yohana yigeze asohoka mu nzu y'imbohe? Yohana bigeze bamufungura kugira ngo ajye kubatiza Yesu? Yohana yapfiriyemo. Yohana bigeze bamufungura. hano tubonye Luka 3:13 ku murongo 20. Yohana baramufunze kugira ngo mwereke ko afunze. Matayo 11:2. Matayo 11 ku murongo waho wa 2. soma inyandiko iragira iti ariko Yohana yumviye mu nzu y'imbohe. Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora. atuma abigishwa be ko bamubaza bati mbese ni wowe wundi ukwiriye kuza? cyangwa dutegereze undi? aba bantu mubarahuye. aba bantu bigeze bahura. umwe yari afunze akagwa no nuko ngo Yohana rero ntabwo yigeze asohoka muri gereza. iyo dufashe Matayo 14 ku murongo wa 9, Yohana bamutsinze muri gereza atari yahura na Yesu. ariko y'ibitubwiye twebwe torosha. none se reka mbabaze, habatizwa umukiranutsi, habatizwa umunyabyaha? kandi habatizwa iki? umunyabyaha kugira ngo bimuhe. habatizwa iki? ngo ni umunyabyaha. ngo burakubatizwa baravuga ngo iyo umuntu bamubatije ngo baba bamumazeho ibyaha. ni ukuvuga ngo kubatizwa batize ni ukudubika. mu gisobanuro ni ukuva mu byaha ukajya mu gukiranuka. none Yesu icyaha mwamushinja ni iki cyatuma batizwa? hari icyaha yagiraga? ariko none reka tugaruke tugendere ku nyigisho. tumaze kubona ko umubatizo w'amazi wari uwande wa Yohana, umubatizo w'umwuka wari wande wa Yesu. Yesu yafashe uwuhe mwanzuro? ibyakozwe n'intumwa 1:5. soma
ibyakozwe n'intumwa igice cyo cya mbere ku murongo waho wa 5. Shangamuka. Inyandiko iratubwira iti, inyandiko iratubwira ngo iki? haragira ngo iki? Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike, muzabatirishwa umwuka wera. Mu minsi mike tuzabatirishwa iki? Umwuka wera. Umwuka wera n'amazi. Oya, umwuka wera Yesu yasobanuye icyo ari cyo n'amagambo. Yohana 3:33. Yohana igice cyo cya 6 ku murongo waho wa 63 haragira hati, haragira ngo iki? inyandiko iragira iti, umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Amagambo Yesu yavugaga rero niyo ahindura umuntu. Amazi ntabwo ahindura umuntu, amazi akuraho imbyiro. Dufata umwanzuro Abakorinto ba mbere 1:14. Abakorinto ba mbere igice cyo cyane, uwo murongo buri muntu wese wandikiye, wenda yinduye cyo ariko umurongo wandikiye. Abakorinto ba mbere igice cya 14 buri muntu wese awufata usome twumve. haragira ngo iki? Abakorinto ba mbere igice cyo cya mbere ku murongo wa 14. haragira ngo iki? Shimira Imana yuko ari nta n'umwe nabatije muri mwe. Keretse Krispo na Gayo, kugira ngo hatagira umuntu uvuga yuko mwabatijwe mu izina ryanjye. Icyakora nabatije nawe kwa Stefano, uretse abo sinzi yuko hari undi nabatije. Kubera iki? Kuko Kristo atanumye kubatiza, atanumye kubatiza, ahubwo yanumye kubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu tubwiriza abantu twabati abemeye basi. Hari undi muntu ariko ufite ikibazo atari umusiramu. Umuvandimwe ati, umusiramu nawe uriya musiramu yenda gusobanuza ugiye. Nyine umuvandimwe arambwiye ati, reka tubanze tumwakirire ikibazo cye, gisubizanye n'icyo uyu muvandimwe yarakubwiye. Kugira ngo bitagara, kuko hari igihe babatuma, hari igihe umukristo amubwira ati noneho umuze kumbariza gutya. Uriya musiramu reka aza kibaze hanyuma ukomereze. Sawa. Ni ikibazo mbona abakristo bakora, kandi Imana yaragikuyeho, yarakuye isabato. Imana ko yakuye isabato, abona abavandimwe hariya barafunze kuwa 6 ngo ntago bemewe gukora gukubera abayisabato. Ndagira ngo abavandimwe bari hano sinzi nimba bababwira ntibazongere gufunga ku sabato, cyangwa se babwire ibyo byegerekeranye n'isabato kabisa. Iki kibazo ngewe rero mwihangane, iki kibazo nari nabikwepye. We ntabwo ari ukubikwepa, nagikwepye kiri. Umva nyine ukuntu bimeze. Kubera ko nawe wakikubajije, nta muntu wakimbajije. Ariko umuvandimwe aravuga ati rwose muduhugurire bagenzi bacu, nubwo banga gutanga serivisi bo ubwabo barayihabwa. Uti gute? Iyo bagenda mu gihugu kirimo umutekano, hari abapolisi baba barimo gukora akazi kabo baruhutse ku isabato. Nk'ubu abapolisi b'igihugu cy'u Rwanda bose bakajya mu isabato, n'abasirikare bakajya mu isabato, n'abaganga bakajya mu isabato, abaminisitiri bakajya mu isabato, abantu bose bakajya mu isabato. Igihugu cyabura umutekano ku isabato. Ubwo rero bagenzi bacu bagomba kumenya yuko, ubwo nyine kugira ngo twihute, bagenzi bacu niba koko bakiri isabato ni itegeko ry'Imana ryahawe Abisirayeli ku gihe cy'intumwa y'Imana Mose. Ni nayo mpamvu muraza kubisanga nabyo kuri Shishoza TV Rwanda, muraza kuribonaho ngo batazi Bibiliya bibeshya ku isabato Imana itayikuyeho. Ariko noneho nagira mbabwire ko ririya tegeko ni itegeko ryabaye ku gihe cy'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani,
n'iryo Mose yayoboreshaga abana ba Isirayeli. Uyu munsi rero Imana inabahaye iryo tegeko, nibwo nanone yaje kubaha n'ibiryo bakabona ibiryo by'iminsi ibiri. Uyu munsi ntabwo biza nshuti zanjye. Kugira ngo dusoze iki kibazo dusubiza umuvandimwe, somera inyandiko imwe niyo muri Yesaya, hanyuma duhita tuhita ukomeza n'isomo ryerekanye nyisomere ngaho isoma. Haragira hati hanyibutse Yesaya 1:12. Nagira ngo mbabwire iki kintu umuvandimwe akivuze neza, ariko umva haje. Nagira ngo abantu basobanukirwe ko gatoya Korani yavuze ukuri. Korani igice cya 7 umurongo wa 63 byagaragaye neza nk'uko haje amaze kubibabwira. Bigaragara neza ko abantu igihe cy'isabato barebye ukuntu bashobora gutega amafi ngo buri ku yindi minsi ntabwo yazaga, ariko ku munsi w'isabato amafi akaza. Yamara kuza noneho abantu bakareba ati ese ari amafi tuzayabona gute? Ku munsi wa nyuma w'isabato bagafata imitego yabo bakajyana mu nyanja. Bamara kujyana mu nyanja ku isabato bakaruhuka, ariko imitego yabo ikagira ite? Igakora, igafata amafi. None abantu ari umurongo bakunda kuvuga cyane muri Korani, abantu baza guhinduka iki? Baza guhinduka inkende. Haragira hati inyandiko iratubwira iti iyo muza kunshengerera ninde uba wababwiye ko muza kundibatira urugo? Nimukongera kuntura amaturo atagira umumaro, imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'iki n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe, bikurweho. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Imboneko z'amezi n'iminsi mikuru byanyu mwategetswe, umutima wanjye urabyanga, birananiye, ndushye kubyihanganira. Nimutega ibiganza nzabima amaso, ndetse nimusenga amasengesho menshi sinzayumva. None muvandimwe, subiza wa muhungu rero ka kabazo k'inusi. Uretse gatoya abantu nanjye ihangana umunota umwe icyo kibazo ndagisubiza. Icyo ndagisubiza kandi ndagisubiza inyandiko nta nubwo ndibugitindeho. Ni ukuvuga ngo dufashe uyu munsi wa none, nubwo wabivuze umuntu wubahiriza uretse Korani yamaze kubivuga, kubera ko yatanze urugero ko ibyo bintu n'uyu munsi wa none bihari. Iyo ufite inzu ukawikodesha 30,000, wubahiriza isabato, ukaba ufite inzu ukawikodesha 30,000, mu kwezi habaho amasabato angahe? 4. Habaho amasabato 4. Ni ukuvuga ngo ugiye kumwishyura 26,000 yabifata? Yabifata? Ntabyo yafata, kubera ko mu kwezi harimo amasabato 4. Ni ukuvuga ngo niba ku munsi ari 1,000 ubwo ni 4,000. Umwishyura 26,000 yabifata? Si 30. Biragaruka kuri cya kibero. Ni uko ngo bararuhuka, imitungo yabo ikagira ite? Igakora. Urumva ko Korani yavuze ukuri rero. Umuvandimwe rero icyo gusubiza ngo abayisilamu babatiza bate? Abayisilamu babatiza bate? Ni amagambo bavuga, bakoresha umubatizo w'umwuka wera. Yesu yavuze ati amagambo mbabwiye ni mwuka kandi nibwo bugingo. Inyandiko iratubwira iti Abaroma igice cya 10 ku murongo waho wa 10 kubasoma n'abandika, haragira hati kuko umutima ari w'umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Mwabyumvishe ko mu Islamu rero ni amagambo bakubwira yo kwemera Imana, ukemera n'intumwa zayo, ugakizwa, nta kindi bisaba. Noneho aho tugeze ahangaha ngo hari umuntu utari umusira hano hari umusaza ushaka kusobanuza. Muha ijambo kugira ngo tutamunigana ijambo. Mwiriwe musaza, amazina mwitwa bande? Thomas. Akangana ugeze kwanyura igihe gito. Harya usengera hehe? Umudivantiste. Ariko bavuze ngo isabato Imana ikuyeho, ariko komuniza amajwi
igira imbere hariya urimo urayumva nyine banza tuwusobanure twari tuyanize twari tuyanize se nageze nubwo n'umurongo ari kugabanyutsa hara dusomye muri Luka igice cya 4 umurongo wa 16 uzasanga ngo Yesu wereka baze bahagusomera cyangwa aho ngaho wahari wahageze oya nawe muharebe mwegera uhamusomera nibyo rwose twari twakubuze Toma hari umuntu wambwiye ngo batoma ngo bemera ari uko babonye sibyo nibyo cyangwa reka bazane Bibiliya aho ngaho rwose babanze bayikwereke unarebe ko ari yo kandi ntuzongere kogosha ubwana vuga ngo inshallah Luka 4:16 rwose umurongo wa 16 nuko aje Nazareti ajya nuko aja i Nazareti iyo yarerewe uwo ninde ni Yesu si Yesu aje i Nazareti iyo yarerewe ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi mu rusengero cyangwa n'andi hose kubera amaso y'urubana rero reka ngufashe inyandiko iratubwira ati rero ajya i Nazareti aho yararewe ku munsi w'isabato yinjira mu sinagogi nk'uko yamenyereye nyine banza tega amatwi yinjira mu sinagogi nk'uko yaramenyereye arahagarara ngo asome bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya akirambura abonamo igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge saho ngaho se mumere mikoro isabato none se Toma shuti yanjye aho ngaho niba Yesu yaragiye mu isinagogi ku munsi w'isabato bivuze yuko yari yaruhutse isabato yari yaruhutse n'arandi yaruhutse handi munsi yaruhutse Thomas we unyere ko yaruhutse undi munsi Thomas we nanje mbaye mu kisi wowe wabaye umwisilamu Toma shuti yanjye Toma uranyumva ubu ko waje hano ukaba usomye igitabo ubu wabaye umwisilamu ariko kuko umunsi wadutagenwe n'Imana ariko isabato yagenwe n'Imana Toma uje kuwa gatanu tugaterana tukaguha ijambo ukigisha byaba bivuze ko wabaye umwisilamu ariko hari itegeko ryari rihari Yesu yaramenye kunja ku bisengero ku munsi w'isabato cyaka kumenya aho yaba yarutse kuwa mbere cyangwa ku wundi munsi nanjye ndo musiramu pe ewe yuraba we rwose none se Toma uriya mugore kazane Bibiliya Toma hariya mu isinagogi Yesu yari yinjiyemo abari baje kuruhukira abari barimwo yasanzemo sabari baje kuruhuka isabato bari baje kuruhuka isabato kuko bari barabimenyeye Yesu abasanga yajya kugira gute kubigisha kubagira gute kubigisha turasoma ngo ni nkuko amenyereye nta kibazo rwose hanyuma akamenyero ka Yesu yaje kwigisha abantu beza cyangwa yazanywe n'ababi bo kuko ntabwo ari abeza bamuzanye n'ababi kuko umurwayi n'ukenera urakoze cyane hanyuma niba Yesu yaraje kwigisha abantu babi bare yasanze mu isinagogi bari beza cyangwa bari babi ubwo ako ngako ihangano kansubiza none sibyo ntabwo bari beza bari babi nta kibazo rwose bari babi baje kuruhuka iki isabato Yesu nawe yari mu bikoro turi gusoma ngo yari amenyereye kujya kwigisha baki oya Yesu yari amenyereye
bikwiye kujya mu masinagogi ku isabato kwigisha baki? none isabato kirikuje n'amategeko y'Imana dusomye ibyacu 10. Reka tubanze dusoze iyo nyandiko. Ujya ku murongo wa 28 tumenya abo yigishaga baribo. Kuri icyo gice yatanze basoma kare akarongo kamwe bakabana. Toma ntuzongere gukora iryo kosa. Ugisome igice kirangize. Aha bagusomera 28. Abo bana amaje kubigisha byagenze bite? Inyandiko irakomeza ikatubwira ati rero abo mu isinagogi bose babyumvise batyo bazibiranwa n'uburakari bwinshi barahaguruka bamwirukankana mu mudugudu bamugeza ku manga y'umusozi batuyeho bashaka kuyimutembagazamo ariko Yesu abacamo arigendera ngo pyu. Thomas we Toma ku gice waduhaye tubonye ko Yesu yagiye kwigisha abantu beza cyangwa ni babi? Ni babi. Kuko isabato yera nabo yigishaga barabera. Nta kibazo. Bari abantu bera bashatse kwica nde? Abose abo bashatse kumwica nk'uko nyine ntawe byabyemewe ariko twasanga nyine Thomas we Toma bashatse kumwica kandi yari abasanze mu isinagogi baje kuruhuka Sabato. Hanyuma bashaka kwica nde? Yesu ku isabato. Yesu bashaka kumwica kuye munsi ku isabato. Bashaka kumwica kuye munsi ku isabato. ariko abafama aragenda ariko koko nta kibazo ntabwo yagize ate? Sawa Yohana 9:16 ni Bibiliya arimo arareba kiriya kirevu cyuriya muhaji kora mpamvu ukuntu ubunepa ariko 9:16 dusomere twumve karoroshye ariko ko Thomas inyandiko iratubwira ati rero cyangwa ni here Thomas bagasoma ngo bamwe mu bafarisayo baravuga bati uwo muntu so w'Imana ufata ziririza isabato mu mpere. Thomas uwo muntu bavuze ko atari uw'Imana ninde? uwo muntu ni Yesu bavuga. Kubera iki bavuze ko atari uw'Imana? kubera ishari Satani arafite amategeko y'Imana nicyo cyabiteye. Nibasubiremo inyandiko nibagusubiremo inyandiko yumve. Inyandiko iratubwira ngo bamwe mu bafarisayo ngo baravuga bati uwo muntu so w'Imana. Kubera iki? kuko ataziririza isabato mu mpere. Thomas uwo muntu utari uw'Imana utaraziririzaga isabato bavugaga ninde? Uwo ni Yesu bavuga. Kubera ko ataziririzaga iki? Kuko nyine bashatse kumwanga kuko ari itegeko ry'Imana ryagiyeho abo bantu nabo bakorerwaga mu nandi na Satani ariko ntabwo nta kibazo. Hanyuma bavuze yuko ataziririza iki? Isabato. Indi utarayiziririzaga birimwe muri Bibiliya. Reka tuharebe. Harebe ni ukuri utaza kwibeshya. Kuko birimo muri Bibiliya ko Yesu bamuhoraga ko ataziririza isabato. Ngo bamwe muri bo muri abafarisayo baravuga bati uwo muntu si uw'Imana kuko ataziriza isabato. Utaraziririzaga isabato ninde? Ni Yesu. N'abayisilamu ntabwo baziririza iki? Sabato. Kimwe nande? Na Yesu. Hanyuma uyiziririza uri kimwe nabande? N'abafarisayo. kuko ndi umunyabyaha ndi muri ariko iyo dusomye nyine Thomas inshuti yanjye ni ukuvuga ngo abayisilamu ntabwo baziririza isabato kimwe nande na Yesu. Hanyuma wowe urayiziririza
kimwe n'abaki n'abafarisayo. none mu byaciro 12 turagenda tubiguze by'umwuka birusuzanye turasanga umuntu kikiyoka kirakare wa mugore kija kurwanya mikoro wayikuyeho cyagena kija kurwanya mu byarwo basigaye bitonda amategeko y'Imana kubera iki kuko amategeko y'Imana ari kumwe n'isabato nyine Thomas we Toma iyo nyandiko muri Yohana ni ukuri cyangwa ndi kwisoma urimo urayisoma iragaragaza yuko abaziririza isabato ari kimwe n'abaki n'abafarisayo vugira kuri mikoro abaziririza isabato ni kimwe n'abaki mikoro se kutarimo kuyivugiramo Toma kandi aricyo twayiguhereye Thomas we bavuze ngo tugomba gusoma igice cyose tugomba guhinga tukageza imbugiro twatangiye mu itangiriro twabonye ko ngo yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye hanyuma yinjiye mu isinagogi abashatse kumwica bari abaki ariko bari abafarisayo bose atanu sawa baruhukaga iki isabato abashatse kwicira Yesu mu isinagogi baruhukaga iki isabato kuko nyine yanzwe nta kibazo abashatse kwica Yesu bari baje kuruhuka iki inyi ni isabato kuko bivuga ngo iyo uruhutse isabato uba wifatanije n'abashatse kwica nde Thomas Yesu igihe yari yinjiye mu isinagogi nk'uko yari amenyereye bashatse kumuhirika mu manga y'iki y'umusozi hanyuma Yesu abigenza ate abaca mu myanya y'intoki abashakaga kumuhirikamo bari baje mu isinagogi kuziririza iki areka reka dusome twumve niyo dusomye itangiriro niyo dusomye muri yo igice cya mbere ngo ubwo abana bazaga guterana n'abana none nta kibazo muri iriya sinagogi hari abantu bavuyemo barengera Yesu ntabwo abari mu isinagogi bose bari baje kuruhuka isabato bashaka kwica nde Yesu baje kuruhuka iki isabato hanyuma twabonye ko abayisilamu bataruhuka isabato nkande nka Yesu reka nkwereke reka nguhakanyiro kakubera rwose wabyemeye Thomas jya umuntu w'umugabo uvugisha ukuri wabyemeye akubundi bamurebe yimukwira twereke ko yamubera murebere Yohana 5:18 Yohana 16 Toma ntiwisubire ku ijambo sibyo Thomas we maze ntiwisubire ku ijambo sibyo soma inyandiko twumve Yohana 5:16 musomere musomaji reka tumufashe Yohana ni Thomas inyandiko atubwira ati rero nicyo gituma abayuda bashakaga nicyo cyatumye abayuda bashaka kurenganya Yesu kubera iki kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato Yesu abasubiza ngo iki Yesu arabasubiza ariko arabasubiza ati data arakora kugeza n'ubu nanjye ndakora mumere mikoro data arakora kugeza na ryari Thomas na n'ubu arakora no kuwuhe munsi no ku isabato no ku isabato arakora ariko agakora imirimo y'ubutabazi nta kibazo nta murimo w'Imana uba utari uw'ubutabazi hanyuma na Yesu aravuga ngo nanjye ndagira nte ndakora kuwuhe munsi yaravuze ngo ndakora icyo gihe bivuga ngo arakora buri munsi byari kuwuhe munsi nta munsi uhari
ndakora byari ku isabato. Mumere mikoro akomeza asoza inyandiko 18. ngira ngo shehe komeza inyandiko 18. 18. Tuma urakuhareba se? Nicyo cyatumye abayuda barushaho gushaka kumwica kuko uretse kuzirura isabato. Mumere mikoro Tomasi, mu byo bashatse kwicira Yesu harimo kuzirura iki? Isabato. Areka ntabwo yizuraga ku bushake. Kwizirura. Nta kibazo. Kuzirura. Mu byo bashatse kumwicira harimo kuzirura iki? Isabato. Uwo muvandimwe aje kukunganira. We yari gukiza. Uramwunganira muvandimwe. Muhe mikoro umwunganira. Amazina witwa nde? Nitwa Enoch. Enoch igira imbere ho gatoya, iyo mikorera itakumena amatwi turagukeneye. Tomasi wigenda. Guma. Buri muntu tuma umuntu w'umushyitsi kugira ngo bahagarare ujya nawe uwo ngo ni umushyitsi wawe. Nibyo yacu. Nitwa Nshizirungu Enoch. Enoch ukabuje kunganira Tomasi. Nyuze ahangaha numva Tomasi muri kumuhatira ibibazo. Ndavuga ati kamufashe. Nta kibazo. Mufashe twumve. Turamanza dusobanukirwe n'isabato icyari cyo. Isabato ni ikiruhuko. Ubwo cyo kirarangiye. Oya kitwibutse iki? Ni ikiruhuko. Isabato bisobanuye ikiruhuko muri rusange. Nta kintu kitwibutse. Nta kintu kitwibutse. Ntacyo. Turabisoma hano muri Bibiliya. Turareba mu tangiriro igice cya 2 ku murongo wa 2. Hari amagambo avuga ngo ushira ku munwa neza twumve. Ezamura mikoro. Ku munsi wa 7 Imana irangiza imirimo yakoze, iraruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Isabato twumva ko ni ukuvuga ngo iminsi 7 iyo ari yo yose noke ntabwo bivuze isabato. Nuko ngo muri Bibiliya Enoch nyumva neza nshuti yanjye. Nuko ngo muri Bibiliya harimo iminsi 7. Noneho muri iyo minsi 7 hakabamo n'itegeko ry'isabato. Mbanze nakuruhure mu mutima wumva unyuzwe. Twebwe abayisilamu twemera ku isabato ryari itegeko ry'Imana, ndetse iryo tegeko ry'Imana ryubahirizwaga n'abayisilamu. Ryari iry'abaki? Ryari iry'abayisilamu. Ryari iry'abaki? Ryari iry'Abisirayeli. Oya, Abisirayeli ni muri rusange. Nuko ngo ini itegeko ryategetswe Abisirayeli, urumva, ariko iryo tegeko ryubahirizwaga n'abayisilamu. Ako kantu ntabwo bari bakazi, kubera ko ryahawe Mose ayoboye Abisirayeli, kandi Mose yari umwisilamu. Ngaho komeza nshuti yanjye. Mose ntabwo nzi ko ngiye yari umwisilamu. Yowe twe turabikwigishije. Hawe amategeko 10. Muri 10 hakabazamo itegeko rya 4 bivuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Turisanga hara mu kuva 20 ku murongo wa 8. Nahadusomere. Hamusomere kugira ngo tumufashe neza. Twahawe kamasome ahubwira iyo Bibiliya yose bayifite. kuva 20 ku murongo wa 8 turahera kwa 7. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Ku murongo wa 8 haranditswe ngo twese tuhakurikirane twumve. Wibuke ni amagambo ndasubiramo cyane. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu minsi 6 ujye ukora, abe ariyo ukoramo imirimo yawe yose. Ariko wa karindwi niwe sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ukagira umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, aruhuka kwa 7. Icyo cyatumye
uwiteka aha umugisha umunsi w'isabato akaweza. Naho ngaho ndagarukira sinzi none se no yego kugira ngo tugufashe dusomera umutwe w'amagambo. Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Imana ibwira Abisirayeli amategeko 10. Nshuti yanjye rero Enoke, nuko ngo ari amategeko dushobora kuba twabivuze utaraza. Ni amategeko Imana yahaye Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani. Ni nayo mpamvu waje kugwa mu mutego utari wasobanura uretse gabyamba. Nta mutego. Niba ubyumvishe nabi reka nsoza uraza kubyumva. Ni nayo mpamvu uyu musaza Tomasi yaje azanye inyandiko mu isezerano rishya rigaragaza ko Yesu yagiye kuruhuka isabato, tuza gusanga atari cyo cyari kimujyanye. Nari amategeko 10 n'ay'Abisirayeli, ntabwo ari ay'abantu bose. Aho ntago mbyumva. Niba utabyumva rero turaguha inyandiko ya Bibiliya. Nanjye ndongera nsome hano mu byahishuwe. Nta kibazo. Ibyahishuwe igice cyaho cya mbere. Enoke, yego, ugiye kuzana inyandiko cyangwa se tugufashe? Ni amasomo agenda yunganira izi nyandiko zacu. Enoke we, reke gutambikira ariko Enoke, reba hano tuganire. Ibyo ari byo byose ni isomo ugiye gusoma kuri ayandi babategura, ariko reka turebe Bibiliya. Inyandiko iragaragaza yuko ari amategeko 10 Imana yahaye abaki? N'Abisirayeli. Abisirayeli. Hanyuma uri Umwisirayeli? Yego. Tinya Imana. Ayo mategeko yahawe Abisirayeli kugira ngo abayobore. Abisirayeli umwaka wabo warangiraga mu kwezi kwa 7. Hanyuma Abisirayeli icyo gihe bari bayobowe nande? Na Mose. Asimburwa nande? Ntabwo muzi. Ni Yosuwa. Yosuwa yaruhutse isabato. Ibuka neza. Enoke. Yego. Ntago turajya. Nyine turimo turareba amategeko jewe nawe. Ari amategeko 10. Jewe nawe turemeranya yuko yahawe Mose n'abantu yarayoboye. Hanyuma Mose igihe kirangiye cye asimbuwe n'undi, ntabwo yigeze isabato, ntabwo yakomeje. Ngo nuhindukira nukandagira isabato nkuko babivuze abafarisayo, ntabwo babashije kubahiriza isabato. Nta kibazo, nkuko byagombwaga. Gute se? Hanyuma Yosuwa yari umufarisayo ko atigeze yiruhuka. Natwe muri iki gihe cyacu hari abayikandagira. Ntabwo gendeba wowe cyangwa jewe, turi kuri Bibiliya. Yosuwa yigeze aruhuka isabato? Ntabwo mfite ubushakashatsi burenze. Reka tugufashe rero. Abaheburayo igice cya 4 ku murongo waho wa 5. Kugira ngo umuvandimwe nta hantu na hamwe isabato yigeze ihabwa abanyamahanga, keretse abanyamahanga bari barasuhukiye mu Bisirayeli, barasuhukanye nabo. Nuko yatinze. Dusomera Abaheburayo 4:7. Abaheburayo igice cya 4 ku murongo wa 7. Imana yongera gutoranya umunsi ari uyu munsi ivugira mu kanwa kandi ka Dawidi, nubwo hashize igihe kirekire cyane. Ya magambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Komeza. Iyo Yosuwa zamura mikrofone. Iyo Yosuwa abaruhura, Imana
iyo Yosuwa baruhura Imana ntiyari kugira ite kuvuga hanyuma iby'undi munsi. Yego, niko byanditse. Hanyuma tubonye yuko iyo Yosuwa aza kuruhura Abisirayeli Imana ntiyari gutanga uwundi muki, ariko umunsi yafuze n'ubundi twasanga ari ubusabato uracari cyuho. Iyo bavuga undi wa musaza we Enoki arabyo ntuhave, sibyo? Urimo ndabona urimo gukoramo, ntuhave, sibyo? Nari gushaka nanjye inyandiko ntabwo turayisoza. Iyo Yesu aza kuruhura Abisirayeli ntabwo Imana yari gukora iki? Enoke yarangaye n'ukuri. Ngongera usubiremo ku murongo wawe wari ugezeho wa 8. Nahavuye nari ngeze mu byahishuwe. None se kuki wahavuye kandi twahasomaga? Oya nanjye ubwo hari isomo nagiye kugusomera. Sino. Birakomeza gusigasira. Enoke turi ku nyandiko wowe wigiriye mu bindi, subira hahandi ni nawe wahasomaga. Abaheburayo 4:7 ahisa yibika. Fata aho ngaho ntabwo ngera kurangara. Abaheburayo igice cyo cya 4 ku murongo waho wa 7 wari ugeze ku murongo wa 8. Iyo Yosuwa abaruhura Imana ntiyari kugira ite gutoranya undi munsi, ariko nuko rero kubw'ibyo haracyariho iki uburuhukiro bw'isabato bikiwe abantu b'Imana. Kuko Enoke winjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko Imana yaruhutse iyayo. Enoke yego, icyambere iyo Yesu aza kuruhura Abisirayeli Imana ntiyari gutoranya iki? Ako se ko wabisomye wabivuze kweli, ntiyari gutoranya undi munsi. Reka mbikuvugire, undi munsi dusanze nta wundi munsi ni uw'isabato wakomeje. None se hari kuba hari uw'isabato Imana ikongera gatoranya uwundi munsi nawo? None se hanyuma inyandiko ushorejeho kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'iki? Bw'isabato. Bugize gute? Butwibutsa tinya Imana. Subiramo inyandiko hamwereke hasa no ku murongo wa 9. Ubikiwe abantu bayikunda. Oya wibeshya, soma neza. Haracyariho iki? Uburuhukiro bw'isabato bikiwe abantu b'Imana. Nuko ngo isabato iriho ariko igize ite? Mwese kandi urahakana Bibiliya. Twasomye isomo nta kibazo. Inyandiko dusomye Bibiliya urayemera mbere na mbere? Genda yemera cyane. Sawa. Bibiliya iratubwiye ngo isabato iriho ariko igize ite? Twebwe tuyisobanura mu buryo butandukanye. Nta kibazo turasobanura mu Kinyarwanda. Agenda yungikana. Ariko Enoke batubwiye ngo wibuke. Enoke yego. Enoke Bibiliya irakubwiye ngo isabato iriho. Ni sawa? Ni sawa rwose. Turemeranya ko isabato ikiriho? Yego. Hanyuma inyandiko igakomeza itubwira iti ariko igize ite? Irabitse. Enoke rero arimo arakwepa. Oya nta gupepa. Subiramo inyandiko ku murongo wa 9 kugira ngo inyandiko yumvikane hatazagira umuntu ongera kujijisha abantu. Kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu bande b'Imana. Isabato ibikiwe bande? Abantu b'Imana. Nuko ngo isabato iriho ariko ibikiwe bande? Kubikwa arahita agakwepa. Mundebera umutekinisiye wanjye n'ukuri wowe witanga mikoro ariko ari yawe. None se Enoke inyandiko ni wowe uyisomeye iratubwira ngo isabato iriho ariko ibikiwe bande? Abantu b'Imana. Bivuga ngo isabato nubwo iriho ariko irabitse ibikiwe abantu b'Imana. Abantu b'Imana bazaboneka ryari?
hago ubundi umusaza nakubwiye ko umuhagarara iruhande ko waje haguruka agenda wakira Thomas none se baza Toma nubwo ufite ikindi kibazo banza usuhuze uwo musaza w'inshuti ya dore muri angana muhobera ariko muhobera cyafite ikindi kibazo Haji naam reka mbafashe gatoya kure ngo wenda mwunganire iki kintu cyumvikane ubundi iteko ry'isabato byavuga ko nta murimo n'umwe wemewe gukora ugira umurimo akora ko agomba gupfa Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose icyo gice cyose ntabwo Yosuwa yigeze aruhuka isabato ahubwo bafashe Yeriko ku munsi w'isabato uretse gatoya Haji njye najya ngo mbibarize mwese akantu gatoya sibyo uyu muvandimwe yatubwiye ko Yesu yinjiye mu sinagogi siko bimeze aha Yesu uramwemera yinjiye hehe mu sinagogi sawa kabisa twegerane hano ugiye hehe nawe Yesu uramwemera ndamwemera cyane yinjiye hehe ku munsi w'iki urakoze cyane Matayo 11 kwibutsa gatoya hari abantu bifuza kuba abasilamu naho nyine niba bigiye hano hanyuma basobanurira abo ngaba niba hari akantu muganira babe bari aha ngaha nibyo oya wigenda abantu bashaka kuba abayisilamu Thomas nabaretse kugenda Thomas turi kumwe umuvandimwe arakoze Henoke ni Thomas ntabwo ari ubwa mbere yumva ukuri nuko agiye atabahaye ubuhamya Thomas n'ubundi twigeze guhurira iwabo turamusobanurira arasobanukirwa arangije ahitamo aba umuyisilamu nyuma yuko yari afite iriya myemerere ariko urabona ko yasubiyeyo abonye ko kariya kantu tugiye kukagarura kugira ngo tumwereke neza imyemerere uko Yesu yasengaga arangije acyaho aragera njye ngiye kwibaza ese Yesu yaruhukaga isabato sibyo none niba Yesu yararuhukaga isabato niba yaruhukaga isabato akinjira mu isinagoge yageramo agasari akubama hasi ese na Tomasi ajya asari yuwamye hasi Tomasi we Tomasi yagiye kandi ngira ngo ibiganiro bigeze ku musozo sawa birasa 12 abantu basobanukiwe bashaka kwibera abayisilamu aribo baza tubakire kugira ngo dusoze nabo tubagize abayisilamu uwari wese wasobanukiwe ushaka kuba umuyisilamu takbir la ilaha illallah abasobanukiwe bashaka kuba abayisilamu batambuke rwose yaba umutegarugori yaba umugabo uwatambuke rwose abasobanukiwe bashaka kuba abayisilamu takbir la ilaha abamaze kuba rukuri bashaka kuba abayisilamu turabona abashiki bacu basobanukiwe udafite ubwoba natambukiwe uwamaze gusobanukirwa wanjye nisemo kuri agashaka kuba umuyisilamu takbir Allahu akbar batambuke rwose Allahu akbar abantu bose bamaze kubona ukuri basobanukiwe kuba abayisilamu badafite ubwoba ntabwo bafite batambuke rwose badatinya ngo barangeba bagiye rwose batambuke rwose wigira isoni umutima uravuga ati wigira ubwoba witinya udafite ubwoba wigira ubwoba ufite igihunga takbir Allahu akbar abandi muri here utambuke rwose abandi muri aka niko kanya abandi muri here iki nicyo gihe rwose noneho rero Haji kugira ngo bicuguze uburyo umwete reka umuyobozi w'abayisilamu umwana w'abanyagatolika nageze niba hari n'undi nawe naze tambuke rwose niba hari n'undi nawe naze takbir tambuka uze wibera umuyisilamu tambuke rwose abantu mutakugira ubwoba wigira isoni tambuke wigira isoni wose yibera abayisilamu wigira isoni wigira niko kanya wasobanukiwe icyo gihe rwose aka niko kanya ukuri kwabonetse ikinyoma kirahunga kigomba guhunga rwose iyo ukuri kwagaragaye ikinyoma kirahunga iyo ukuri kwagaragaye tambuka aka niko kanya tambuka rwose wigira icyo gihe rwose tambuka wigira isoni tambuka rwose iminsi 3 ukuri kumaze kugaragara wigira isoni kabisa niba wasobanukiwe
tambuka uze wibere umwisilamu wigira isoni kabisa wigira ubwoba nta wundi usigaye kuko tugiye gusoza wigira isoni akariko kanya tambuka iki nicyo gihe uri hehe wowe usigaye undi asigaye ari hehe wigira isoni tambuka rwose wigira ubwoba kuko inyigisho zaratanzwe twaragaragaye ariko kanya ko kugira ngo rero nawe ubigaragaze uhamya yuko ubaye umuyisilamu reka rero twakire umuyobozi w'abayisilamu hanyuma twinjiriza abantu mu idini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twongeye gushimira Uwiteka Imana isumba byose yo kuri uyu munsi yongeye kudushoboza yuko twongera guterana kandi bigakunda, ndetse nanone tuyishimire kuba hari abibohoye mu mitima yabo bakemeza kwisenga by'ukuri batayibangikanya n'icyo ari cyo cyose. Turazi neza yuko hari benshi barwana n'imitima yabo ariko Imana ikaba itari yabohora imitima yabo. Kuri uyu munsi rero dufite abavandimwe bifuza kuba baba abayisilamu bakabihamiriza imbere y'imbaga, ariko ari n'igihango gikomeye bagiranye na Nyagasani wabo, bakiyemeza kuba basenga Nyagasani wabo mu buryo bukwiriye. Bavandimwe, ngiye kuvuga amagambo yo guhamya yuko nta yindi Mana iriho uretse Imana imwe rukumbi, ari nawo mubatizo wacu, tugahamya yuko na Muhammad ari intumwa y'Imana. Ubwo kuva uyu munsi muraba mumaze guhinduka abayisilamu, mubaye abavandimwe bacu, kandi tuzakomeza kuba twasenyera umugozi umwe igihe cyose. Murazamura urutoki gutya, maze amagambo nza kuvuga urw'iburyo, urutoki rw'iburyo, amagambo mvuga murayasubiramo. Ashhadu an la ilaha illa Allahu. Ndahamya mbivugishije ururimi rwanjye, mbikuye ku mutima wanjye, ko nta yindi Mana ibaho ikwiye gusengwa mu kuri uretse Imana imwe rukumbi, ariyo Allah. Wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu. Nkahamya ko Muhammadi ari intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo. Wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Nkahamya ko Yesu mwene Mariya atari Imana, atari umwana w'Imana, ahubwo ari intumwa y'Imana, akaba n'umugaragu wayo. Manura intoki. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Hano rero abavandimwe, ni byiza ko duhitamo amazina y'abayisilamu bigendanye n'uko mubyifuza, kugira ngo mwisange muri sosiyete rusange, mukomeze mubane na bagenzi banyu, ariko mwumva ko mwabaye bashya guhera uyu munsi. Amazina yawe witwaga nde? Urahitamo irihe zina? Twakora Imana Jean Baptiste. Numva nakwitwa Hakimu. Muvandimwe yifuje ko yakwitwa Hakimu. Hakimu bisobanuye umunyabugenge. Ubwo natwe turakwifuriza ko ubwo bugenge kubuhera uyu munsi wawugira kandi ndi ubuzima bwawe bwose. Wowe witwa nde? Jewe iwacu ntago ari inaha, naje ari umuntu mbwiye ngo ngenze ngazanyereka akazi, nkaba mvuka i Rusizi mu murenge wa Bugarama, nkaba nari nsanzwe ngende n'umwisilamu mu Bugarama muri city. None ngewe ntago nari nararivuyemo, kandi naje none nge naje none iri iwacu nyine muri city. None najyaga nsengera banyitaga isi. Nitwa Umuhoza Angelique, ndashaka kwitwa Husna. Ashaka kwitwa Husna, izina ryiza nanone sobanuye umwiza cyangwa se icyiza. Ubwo ndakeka yuko aribyo tunakwifuriza. Rabia. Yifuza kwitwa Rabia. Ashaka kwitwa Salama. Mashallah.
Ye nitwa Ishimwe Fiona ashakaga kwitwa Sharifa. Ashaka kwitwa Sharifa. Amazina meza musa nkaho n'ubundi mwari mwarabiteganyije ko muzitwa aya mazina, biragaragara ko mudatungowe. Bavandimwe, aba bavandimwe binjiye idini kuri uyu munsi baze kubatwandikira akarisite kabo ndetse tunabone n'uburyo ki tuza kugira inshallah ta'ala. Murakoze cyane Sheikh kuba twakiriye abavandimwe. Kuri ibyo rero tuributsa abayisilamu n'abayisilamukazi, tukibutsa abanyarwanda mwese muri rusange, kubera yuko turi hariya mu mujyi, murimo murumva ku maradiyo baracishaho gahunda igendanye n'amatora. Byaro byose abantu benshi urabona ntabwo barimo kubitekerezaho cyane, ariko mwibuke yuko ukwezi kwa karindwi